nabyo bibaho kubera ubukene bahisemo kujya kuba munsi y'ikiraro, none hahindutse umujyi ukomeye utuwe n'abarenga 400 urimo amaduka ndetse n'ibindi. Inzira yagenewe kunyuramo amazi aturuka ku muhanda niyo icumbikiye abaturage benshi, bamwe barahavukiye nabo barahabyarira none baruzukuruje. Ese aho ni he? Imibereho y'abahatuye imeze ite? Banza ukore subscribe niba utarayikora, like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Ikaze. Nibyo koko ibyo bibaho kandi si bishya kubera ko umwe mu bantu bahavukiye n'uyu munsi bakibayeho muri ubwo buzima afite imyaka 43 y'amavuko. Reka turebe ubuzima bukakaye bw'ababa mu muferege uri munsi y'umuhanda. Kuri bo ni nk'amazu yo kubamo kubera ko hari abahavukiye barahakurira ndetse nabo bahabyarira abandi. Mu birwa bya Philippines mu murwa mukuru wa Manila ni hamwe mu hatuye abantu benshi ku bucucike, ndetse kuri bo kiguzi cy'ubuzima kirabakomereye ku buryo kubona aho kuba bigoye cyane. Imibare yo mwibarura ryakozwe mu mwaka wa 2024 igaragaza ko abatuye muri Philippines bangana na miliyoni 112,729,484, ndetse iki gihugu kikaba kiri ku mwanya wa 12 mu bihugu bituwe cyane ku isi yose. Imibare kandi igaragaza ko abantu byibura 395 baba batuye kuri kilometero karimwe. Umurwa mukuru wa Philippines ni Manila. Reka turebe imibereho y'ababa munsi y'umuhanda. Ni munsi y'umuhanda muremure yimenyerewe nka highway, ukunda gukoreshwa cyane. Munsi yawo rero habamo imiryango irenga 100, bivuze ko abantu bahatuye bashobora kugera kuri 500 kubera ko usanga umuryango umwe ugizwe n'abantu 4 cyangwa 5, hakaba naho barenga. Ugereranije wabara abantu 500 ku gice kimwe no ku kindi gice ukabara abandi 500. Aha munsi y'umuhanda haba hashyushye cyane, hijimye, nta mwuka mwiza uhari, mbese ni nko kuba mu mwobo. Umunyamakuru Drew Brinsky yarabasuye. Icyakora nubwo bimeze gutyo, ababyeyi ntibabura kuharerera abana babo nubwo nta bikorwa by'isuku bihagaragara, ndetse biza bituruka ku mvura nyinshi biba bishobora kuhaza igihe icyo ari cyo cyose mu mwaka. Aha rero hagiye harimo ibyiciro bitandukanye. Hari aho umuntu agenda yunamye, aho ni igice kibanza ndetse gifatwa nk'igice cyiza cyangwa cya VIP cyangwa mu bakire abifashije. Hari naho ukomeza kunama ntibikunde, ahubwo ukagenda usutamye cyangwa makere. Aho rero ni mu kindi gice cy'abafite amikoro ari munsi, ni inzira iba yuzuye. Ubusanzwe ni inzira baragenewe kunyuramo amazi munsi y'umuhanda, ariko abakubera ubushobozi buke baragenda bakahatura. Ni inzira rero iba yuzuye kubera ko haba harakozwemo inzu, ndetse hari n'urujya n'uruza rw'abantu, abana bamwe bakina, abandi bajya guhaha mu mirimo, n'abandi bari mu buzima bwabo busanzwe. Nubwo ari munsi y'umuhanda, umuferege w'amazi bo bagerageje kuhashyira ibikorwa remezo nk'umuriro, amazi ndetse n'ibindi kugira ngo abo bahatuye babashe kuhaba. Kugira ngo ubone ko ari mu rugo koko nk'ahandi hose, ugiye uhanyura usanga hari abana basize baryamye ku buriri ari bonyine muri icyo gisa nk'icyumba cyangwa inzu cyangwa inguni umuntu aba yarafashe akayita inzu ye. Ababyeyi babo baba bagiye gushakisha, bamwe bagasiga abana, abandi bakaba bari hafi aho. Ikindi kandi usanga nubwo ari hato bagerageza kuhategura neza, hagasa neza ku buryo uhagera ukabona uri nko mu nzu, ndetse n'imitako ikajyamo amatara, ndetse bakahasiga n'amarangi. Uyu munyamakuru wahasuye yakomeje kugenda atembera agera mu gice kigufi cyane, hamwe ugenda usutamye cyangwa makere. Aha rero yahasanze umubyeyi ufite uruhinja rwitwa Ella. Mama Ella yavuze ko iyo nguni ayibanamo n'umugabo we ndetse n'abana babo 2, kandi bose nta kazi bagira. Icyakora ngo umugabo we iyo bukeye arabyuka akajya gutoragura imyanda, akareba ko hari ibifite akamaro birimo, akabigurisha bimwe, cyangwa akareba ko hari icyo bayamaze iwabo akabitahanira akabishyira umugore, iminsi ikicuma. Mama Ella nawe aho munsi y'umuhanda ngo niho yavukiye, arahakurira, none amaze kuhabyarira abana 2. Avuga ko ari ubuzima yamenyereye, ndetse hafata nk'iwabo, ndetse bene wabo benshi bo mu muryango nabo ngo niho batuye. Mu gihe ubuzima ndetse n'abaturage bakomeza kwiyongera mu mujyi wa Manila aho muri Philippines, bituma abakennye bisanga bagiye gutura ahantu umuntu wese atigeze atekereza ko haba umuntu. Nibyo bituma imiyoboro yagenewe kunyuramo amazi ubusanzwe mu gihe cy'izuba ikunze kuba irimo imbwa, injangwe ndetse n'izindi nyamaswa z'agasozi. Uyu munsi abantu bagize aho gutura, cyane ababa baturutse mu ntara bagiye mu murwa mukuru badafite aho kujya,
cyangwa n'abari aho mu murwa mukuru ariko ibintu byanze bitameze neza babuze aho gukinga umusaya. Nubwo ariko baba munsi y'ibiraro baba biteguye ku isaha n'isaha bahimuka bakajya ahandi kubera ko n'imiterere y'igihugu cya Philippines kigizwe n'ibirwa ndetse gikikijwe n'amazi hakunze kuba imyuzure myinshi ndetse ikangiza byinshi igahitana n'ubuzima bw'abantu. Aba rero ubuzima babayeho baba biteguye ndetse bazinze ku buryo isaha n'isaha iyo bavuze ngo muhunge buri wese aterura utuntu twe ku mutwe agasohoka akajya guhagarara hejuru ku muhanda, imvura ikagwa niba ari iminsi 2 imyuzure yahita bagasubira munsi y'umuhanda muri bwa buvumo bwabo, buri wese agasubira mu nguni ye akayihanagura akongera akabona kurambika umusaya. Kuba ahantu hatagenewe guturwa n'abantu abahatuye bakunze guhura n'ibibazo. Umunyamakuru yahuye n'umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 70 witwa Teresito Lindo afite ibikomere mu gahanga, avuga ko aherutse kuribwa n'imbwa y'inyagasozi ndetse yari atarabasha kujya kwa muganga kugira ngo bamukingire ubumara bwayo butamugiraho ingaruka. Kuribwa n'inyamaswa zirimo imbwa ndetse n'injangwe ntabwo ari bishyaho munsi y'umuhanda kubera ko bikunze kubaho, kuko imbwa n'injangwe nabyo ngo bikunze kurya abahatuye cyane, ariko ngo barindwa n'Imana dore ko ntawe ujya kwa muganga. Kuba munsi y'umuhanda uretse abana bafite imyaka 2 n'3 wabona bagenda bahagaze, abandi bose bagenda bunamye. Ahantu honyine umuntu mukuru yakumva yisanzuye naho agera akicara byibura, kandi aho ni mu gice gihenze cyaho bavuga ko bifashije. Nubwo wumva ngo ni munsi y'umuhanda ntabwo ari buri wese naho wahigondera kubera ko harakodeshwa ndetse bisaba ikiguzi. Hari umwe mu bagabo hageze mbere ari mu kigero cy'imyaka 50 ndetse afitemo n'icyo twakwita ubutaka bunini yafasheho metero kare 2 arazikodesha. Ukodesheje niwe wikorera ibindi, aho yishyiramo umuriro, irangi cyangwa n'ibindi byo kugira ngo ahaba habe hasa neza. Usanga bahakodesha hagati y'amapeso 500 n'igihumbi. Ayo ni amafaranga akoreshwa muri Philippines. Ugerageje kuyashyira mu mafaranga y'u Rwanda ni hagati y'ibihumbi 12 n'ibihumbi 25 ku kwezi. Ibyo kandi nta bwiherero buba burimo. Icyakora hari abantu 3 bonyine muri ako gace bafite ubwiherero bwabo mu nzu, nabwo ngo nabahageze mbere ibyo bicyaduka mu myaka myinshi ishize, mu myaka nka 70 ishize. Abandi bose nta bwiherero bagira, iyo babukeneye barasohoka bakazamuka bakajya hejuru ku muhanda ahari ubwiherero rusange bukoreshwa n'abagenzi. Usanga hatuye abantu benshi ba mikoro make ndetse n'abashomeri benshi niho bibera. Icyakora ngo ubashije kuhabona akazi nyuma arahimuka akahasigira abandi gutyo gutyo. Ku rundi ruhande kubera ko hari abahafata nk'inzu zisanzwe zo guturamo, bamwe n'imiryango yabo akaba ariho yibera, ntabwo baba bashaka kuhava nanone kubera ko izindi nzu zihenze cyane, bigatuma bahitamo kuhagira neza bakahazana ibyuma bitanga umuyaga, imashini zimesa, interinete, amateleviziyo, amashyiga yo gutekera hagezweho ndetse n'ibindi byose ku buryo kuri bo haba hameze nko mu rugo. Icyakora ngiyo imvura iguye cyangwa hakaza umwuzure aba ari ibibazo kubera ko haba hajojoba buri kanya, hasi ho hahora hatemba amazi, abandi ugasanga bateze indobo ngo bareke. Niko kandi n'insinga z'amashanyarazi baba barazanye ngo babone umuriro ziba zambukiranyamo, ku buryo utarebye neza umuriro wagufata nk'uko byigeze kuba ku mugore wari utwite warimo agenda ntabashe kunama cyane umuriro ukamufata. Umunyamakuru wahasuye avuga ko hahora umunuko uteye ubwoba kubera ko haba hajugunyemo umwanda mwinshi cyane, nta suku bajya bakora, ariko kandi hakaba nta mwuka mwiza uhagera no guhora hajojoba amazi byose ngo bigatuma hahumura nabi. Icyakora nubwo bimeze gutyo abahatuye ntibakunze gutaka indwara zitandukanye, haba izikomoka ku isuku nke cyangwa izo mu buhumekero. Ibyo kandi ntibibuza ko abanywa itabi barinywera aho munsi y'ubuvumo rikagera ku bandi bose. Aho harimo amaduka, aho usanga abantu bafitemo ibicuruzwa bitandukanye nkenerwa mu buzima bwa buri munsi ku buryo bakoramo ubucuruzi bwabo. Umunyamakuru yasuye umugore witwa Precious. Uyu Precious yari afite imyaka 18, amaze imyaka 5 yimukiye muri ubwo buvumo aho yasanze umugabo we bashakanye. N'ubuzima butoroshye babamo mu cyumba cya metero kare 2, akibanamo n'umugabo we n'umwana wabo umwe ndetse na nyina hamwe n'umugabo we n'umwana wabo, ariko kandi nyina nabwo yari atwite inda nkuru. Bamwe baryama ku ruhande rumwe n'abandi gutyo. Bafitemo televiziyo nini izi zigezweho ndetse n'ibyuma bitanga umuyaga. Precious avuga ko akunda kwinywera itabi cyane, bivuze ko umwuka waryo ugera kubo bari kumwe
muri iyo nguni ndetse n'abandi bose bari munsi y'uwo muhanda kubera ko nta dirishya rihaba cyangwa ikindi gishobora gusohora umwuka cyangwa no kuwinjiza. Muri uwo muryango umugabo wa Precious niwe wenyine akora akazi k'ubunamba. Ugerageje gushyira amafaranga y'u Rwanda ku munsi akorera byibura ibihumbi 12. Umuriro bakawishyura ibihumbi 22 ku kwezi, amazi yo ngo ni ubuntu, ubukode bw'inzu bukaba ibihumbi 15 ku kwezi. Ni ubuzima butoroshye ariko ngo umugabo we abafasha kubaho mu buzima bwa buri munsi ndetse ku munsi byibura ndetse ku munsi ngo akabaha amafaranga ibihumbi 8 yo guhaha. Aho batuye kandi hakikijwe n'umugezi ndetse usa nk'uciyemo kabiri iyo karitsiye ituwemo. Umuntu uri hejuru ku muhanda ntiyamenya ko munsi hatuye abantu ndetse n'uri munsi nta kintu na kimwe aba yumva kubera ko umuhanda utsindagiye cyane. Ibyo rero bituma abahaba baba bumva batekanye nubwo baba biteguye ku isaha n'isaha ibiza byakwaduka. Usanga inzu nyinshi zifite amateleviziyo ayagezweho, abazituyemo kandi batunze za smartphone n'izi telefone zigezweho ndetse na internet bayifite ku buryo nta wayibura. Icyakora ubwiherero buracyari ikibazo kubera ko bakoresha ubwiherero rusange buba ku mihanda. Ibyo rero ngo bibasaba ko basohoka munsi y'umuhanda bakagera hejuru ku muhanda hanyura imodoka ubundi bagashaka ubwiherero rusange ubu buba ku mihanda. Ibyo nabyo ntibiborohera kubera ko usanga baburwanira n'abagenzi bahagenda. Gukaraba, gufura, kwanika n'ibindi ntibyoroha, gusa bamenyereye kwanika aho batuye n'ubundi munsi y'ikiraro. Umuryango wose akenshi ubutuye aho. Precious aturanye na nyirakuru aho munsi y'ikiraro. Icyakora nyirakuru we kubera ko yahafashe mu myaka ya kera cyane, atuye hafi n'aho binjirira, wafiteho umuryango ndetse bimworohera kubona umuyaga. Nyirakuru avuga ko ubuzima bwa gikene babumenyereye. Icyakora ngo ntibibabuza kugira umuryango no gukomeza kwishima bagendeye no ku ndangagaciro z'Abanyefilipine. Mukecuru afite imyaka 83 y'amavuko. Ahatuye ni ku ruhande neza rw'aho ikiraro gitangirira, haba hari urusaku rwinshi rw'imodoka, amahoni, ku manywa na nijoro, nubwo ntawe umenyera kabi, we ngo yarabimenyereye. Mu buto bwe avuga ko yakuriye aho munsi y'ikiraro ndetse ngo kuva na kera ubuzima ntibwigeze bumworohera we n'abo mu muryango we bose. Avuga ko yabyaye abana 6 abaho munsi y'ikiraro, aba bana nabo barahakurira kugeza n'uyu munsi aho afite abuzukuruza bose we n'umuryango abamukomotseho bibera aho munsi y'ikiraro. Akiri muto ngo yakoraga akazi ko kumesera abantu ku munsi agataha nagera ku bihumbi 15 ugerageje kuyashyira amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga avuga ko n'icyo gihe yari make cyane ku buryo bitari kumworohera kujya gukodesha inzu ngo bature ku butaka ahagenewe gutura abantu. Niyo mpamvu ngo bahisemo kujya kubaho munsi y'umuhanda mu nzira agenewe kunyuramo amazi, yisanga hakuriye n'umuryango we n'abamukomokaho ndetse kuri we ahafata nko kwivuko. Ubu ni ubuzima butoroshye kububamo, icyakora usanga abatuye aha babirengaho bakanezerwa bagaseka, ubuzima bugakomeza iminsi ikicuma. Ese hari abuzi baba mu buzima bukakaye nk'ubu? Aho muri Philippine ikibazo cy'amacumbi kirakomeye cyane, byageze naho hari abahitamo kujya kuba mu marimbi. Ese hari abuzi baba mu buzima bukakaye nk'ubu? Ubutaha reka tuzarebe ubuzima bw'ababa mu irimbi. Reka nsuriza aha, mwibutse gukora subscribe niba utarayikora, like, share ndetse utange igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Reka nsuriza aha dusubire mu masaha ari imbere.